mbifurije ko Yezu wazutse yazukana n'amahirwe yanyu. Kuri uyu munsi wa none nabateguriye ijambo ry'Imana ariko rigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiratubwira ngo tumenye, dusobanukirwe, twige kandi tugirwe inama. Icyo gice gifite ingingo eshatu. Ingingo ya mbere iragira ati umuhungu mubi niki. Ibi nabyo ni ubutwari kandi budakoresha imbaraga. Ibi byose warubizi? Waruzi ko kuva muntu yacumura kubaho kwacu kwabaye agateganyo? Izo nizo ngingo tugiye kwigaho mu gice cya mbere cy'ubu butumwa. Ubwo ntangiriye ku muhungu, abahungu beza ntabwo aribo ndi kuvugana nabo, ahubwo ndi kubwira abahungu babi. Turabizi ukuri kuraryana, kandi ngo aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uburibwiye. N'ubundi nakuniga kaguheraheza ugapfa, we rizasigara nawe riri kumuniga, nirimunesha azazukira ubugingo mwese Imana ibishimire mu ijuru ryayo. Niba uri umuhungu mubi, ndakurarikira kuba umuhungu mwiza. Uyu munsi wa none uracyafite amahirwe. Wabona niyo waba uri wenyine, Imana yashatse kugira ngo nawe utazabura ubugingo. Ubwo ngiye kuvuga rero umuhungu mubi, abakobwa murabimwumva. Umuhungu mubi ni iki? Umuhungu mubi ni umwanzi w'ingenzi ukenerwa mu buzima. Ni inshuti igufasha gutera inyuma no gupfusha igihe cyawe ubusa. Ni inshuti mubana mu bihe byiza, mu bihe bibi mugatandukana. Ni rukuruzi igukurura gake gake kugeza ikuroshe mu nyanja y'ibibazo. Nubwo agusekera ukabona, ukareba imbere ye, ariko imbere muri we aho utabona, burya aba aguhema. Wasobanukirwa n'uyu mugani wa Kinyarwanda uvuga ngo iyo impyisi ishaka kurya intama, iravumera aho guhuma kugira ngo intama zitayitinya. Ingingo ya kabiri iragira iti ibi nabyo ni ubutwari kandi budakoresha imbaraga. Jya wigirira icyizere kandi wirinde kugitakarizwa. Jya usaba imbabazi wahemutse kandi unazitange bazigusabye. Umuntu naguhemukira ariko ntagusaba imbabazi, wowe uje uzimuha ariko ntubimubwire. Bityo iyo muhuye umutwaro yakwikoreje awukwakira utanabimusabye, kuko arasaba yangwa, naho wowe ituze ari ryose. Uzirinde gutukana n'umwana uzi nyoko cyangwa se amateka yawe. Jya uterwa ishema no kubana n'abantu ari uko ubihanganira, uterwe ubwoba no kubana n'abandi ari uko bo bakwihanganira. Ingingo ya gatatu iragira iti ibi byose warubizi? Ni ibihe? Wabona wari utabizi. Ntuzahamye ko isi ari ngari cyangwa ko ari ntoya, kuko ishobora kukubera ngari cyangwa ntoya bitewe n'aho ikwiceje ubu ngubu. Kuko ubuso bw'isi burya ni uburi munsi y'urugo rwawe. Nubona bukeye bukanira, jya ushima Imana cyane, kuko hari ababa bifuje kubona uwo munsi nyamara ntibibakundire. Ariko kandi unatekereza kabiri uvuga uti, ye ntungutse kuko
naramye, ariko ndanahombye kuko igihe nari kuzamara kiragabanutse. Gishobora kurangira none, gishobora kurangira ejo cyangwa se ejo bundi. Wari uzi ko kuva muntu yacumura kubaho kwacu kwabaye agateganyo? Aho mwari mubizi? Nawe se, iyo umuntu yinjiye mu nda ya nyina, biba biteganijwe ko azayisohokamo akinjira mu isi. Iyo amaze kwinjira mu isi, biba biteganijwe ko azayisohokamo akinjira mu mva. Iyo amaze kwinjira mu mva, biba biteganijwe ko azayisohokamo akinjira mu ijuru, cyane cyane iyo yabikoreye cyangwa se ahandi bitewe n'inzira yanyuzemo. Nje sinitaye ku gihe nzamara mu mva, kuko umunsi nayisohotsemo bizaba ari ngaho nayinjiyemo iryo joro. Icyo nzi nuko nzasohoka mu mva ninjira mu ijuru, aho bidateganijwe ko nzarisohokamo ukundi. Icyazana nawe imibereho yawe guhera uyu munsi ukimara kumva ubu butumwa, ugakora imirimo izatuma umunsi wasohotse mu mva uzaja kwinjira mu ijuru, aho bidateganijwe ko uzarisohokamo. Igice cya kabiri cy'ubu butumwa kiragira kiti: reka guhanga amaso abaguhangara, ahubwo uyahange uwabahangamura. Kuko inabi ugirirwa ubu ishobora kuba amarembo Imana inyuzamo amateka yawe. Umuvandimwe nadusomere mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 45 ahere ku murongo wa mbere ageze ku wa 8. Arongera afate umutwe wa 50 ahere ku murongo wa 18 ageze ku wa 21. Imana tugirire neza. Murongo wa mbere kugeza kwa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Titire y'amagambo iravuga ngo Yosefu yirondorera bene se. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati: nimusohore abantu bose bambise, ntihagire umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati: ndi Yosefu data aracyariho, ndi Yosefu data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati: ndabinginze nimunyegere. Baramwegera. Aravuga ati: ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yantumye, mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5
batazahingiramo ntibasaruriremo. Kandi Imana yantumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. 8. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Soma n'umutwe wa 50 muvuga ibice ariko tuvuga umutwe wa 50 muhere ku murongo wa 18 ugeze kwa 21. Ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana ku bwanyu. Mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho, none ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburira n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Yozefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yozefu arama imyaka 110. Imana itugirire neza cyane. Amen. Iki gice nababwiye yuko cyitwa ngo reka guhanga amaso ibiguhangara, ahubwo uyahange wabihangamura. Uko inabi ugirirwa ubu ishobora kuba amarembo Imana icishamo amahirwe yawe. Sako ukajyanye niyo nagerekaho ibindi bikamazira. Mbere yuko tuvuga kuri iyi nkuru, reka twinjire mu mateka mato y'ubuto bwa Yozefu. Amen. Ubundi iyo umubyeyi yabaga agize ikibazo cyo kutabyara, yasabaga umugabo we gutunga umuja we kugira ngo umwana azabyara azamwitirirwe. Iyo umuja yageraga igihe cyo kubyara, yajaga kwicara ku bibero bya nyirabuja. Umwana uko asosotse mu nda agasosokera mu bibero bya nyirabuja, bikitirwa ko ari we umubyaye. Mu by'ukuri si koko niwe wabaga umubyaye, muri make yabaga amubyariye mu nda y'undi. Abanyarwanda bakunze guca umugani ngo ndawubyarira mu nda y'undi, ariko nanone ngo iyo ibibi bibaye bibiri wita n'icoroshe. Kuri we yaravuga ati nanjye ayo maraso cyangwa se ibimenyetso byerekana ko umubyeyi yabyaye, nanjye bituruke mu bibero byanjye. Niko byagendaga icyo gihe. Uko rero niko na Dani na Nafutali bavutse mu nda ya Rasheli. Rasheli yarishimye, yishimira ko bamubyariye mu bibero, ariko mu by'ukuri ibyishimo bye ntabwo byari bisendereye nk'aho umwana yavuye mu nda ye bwite. Bityo yewe mubyeyi uri aha ngaha, nagusaba ngo ntuzigere utuka cyangwa se utongana n'umuntu utabyara ngo umucyurire amateka ye, kuko nawe kubyara kwawe nta ruhare wabigizemo. Ntabwo wiyinjiyemo ngo ingingo zufite zituma ubona ibyo abandi babuze zigenda neza, ahubwo nyine niko Imana iba yarabishatse. Muri make abantu batabyara tubatwerere isengesho, dusaba Imana kugira ngo nabo izabasetse nk'uko yasekeje Rasheli. Ntabwo twabivugaho byinshi. Uyu Dani na Nafutali buriya ni abahungu ba Biliha. Aba bahungu ibo bakimara kubyagwa na Rasheli, ariko mu by'ukuri ari aba Biliha,
bo bari bizeye ko bazabona imigabane ibiri, bari bazi ko aribo bazazungura ibya Rasheli, kabone nuko n'ibyo kwa nyina nabo bazanafataho. Muri make bari bafite ibyishimo. Ariko baje gutungurwa nuko mu nda ya Rasheli noneho havutsemo umwana uzazungura ibye. Ese igihe abo bahungu ba Yakobo babonaga Yosefu avutse, wagize ngo byarabashimishije cyane. Ni ukuvuga ko n'igihe bashatse kumwica, inama ikomeye birashoboka ko iba yarategurwaga n'abo bahungu ba Biliha. Igihe bamurohaga muri rya riba, batangiye kwirira za nyuma bari bamaze kubaga, igihe bamuteraga muri rya riba ryakamye, wagize ngo bamushizemo bitonze, ati umanuke witonze udasitara. Bahirikiyemo ko n'ubundi bari bashaka kwapfa. Ese ubwo bamuhirikiragamo bari bazi neza ko aravamo? Ntabwo bari babizi, bo bari barangije kuvuga ati napfe tuje kwigabanira imirimo. Ese igihe Yosefu yarari muri iryo riba, hari icyizere hari ko bw'umubiri yari afite ko iryo riba ararizamukamo? Ndacyo. Icyizere cyari cyarangiye. Cyakora wenda sinari mu mutima we, ariko nawe urebye ari wowe barishizemo kandi intego bagamije ari kugira ngo upfe, nta icyo cyizere abari ntacyo. Ariko wabona nyine Imana yari ishaka kugira ngo abariho inyuza ugutabarwa kwe. Burya ngo mu gutabarwa kwawe hari utwobo ugomba kumanza wakandagiramo, kugira ngo numara kudukandagiramo imbaraga zawe zimaze kurangira, Imana ibone ikwereke izayo. Kuko ikweretse izayo hari izuga isigaranye, wakibwira wenda ko mwafatanije. Igihe cyarageze bamukuramo kubera Imana. Noneho Rwangendanye igomeza kumugendaho. Ageze yagiye, umugore wa shebuja nawe aramubenguka. Ese icyaha umugore wa shebuja yaramureze ndicyagombaga kumucisha umutwe? Yaravuze ati navuye mu riba, ariko none muri ubu buroko bwo ntabwo ndabuvamo. Kumva databuja andeze ko nashatse kuryamana n'umugore we, aranje umutwe. Ariko mu by'ukuri amahirwe ya Yosefu naho yarari. Bavandimwe, Imana ishobora kunyuza amahirwe yawe aho wowe udakeka. Njya ku musozo naba agatekerezo ko habayeho umuryango w'umugore n'umugabo bareraga abana babiri, umwe abana n'ubumuga, undi abana n'ubumuga bw'amaso. Umwe yari afite ubumuga bw'ingingo, mu mvugo ya kera bavuga ngo yari ari ikirema, undi ari impumyi. Barabafashaga kuko ababyeyi babo bari batakihari. Noneho aho bari batuye inzara iratera, iteye ntibaba bakibona ibyo guhaza umuryango. Noneho muri bo bigira inama bati, iki kirema ndigiteze kuzagenda, iyi mbumyi nayo nditeze kuzahumuka. None ntitugifite ibibahagije, yewe tugiye kwimuka duhunge, iki kirema n'iyi mbumyi bisigare muri inzu, n'ubundi si ko ndaco bazamara. Mana ngereje aho ngaho, nawe ahandi nahawe, nutabitaho nakazi kawe, wabaremye utya uzikizabatunga, naho twewe turananiwe. Ubwo umuryango ufata ibyabo urigendera. Cakirema ndicyagombaga kubakurikira, yambumye ndi yagombaga kubakurikira, ahasigaye bahebera urwaje. Bavandimwe, ushobora kwibwira ko runaka atahari, runaka ntacyo aguhaye, bosi wawe cyangwa se undi wese ubigira mu ruhare kugira ngo ubeho, ushobora kwibwira ko adahari, ushobora gupfa. Nyamara ashobora kuguta, ashobora kugenda, ashobora kutabaho, wowe ukagumiza ukagira ute ukabaho. Ushobora kwibwira ko utariho, runaka atabaho bitewe yuko ari wowe umutunzi. Nyamara ushobora kugenda akagomeza akagira ute
akabaho. Igihe wa muryango wari umaze kwigendera wari uzi ko wenda iyo mpumyi n'icyo kirema bizapfa, usibye ko basize bavuze ati Imana twebwe tugereje aho ngaho nawe ucungurire ahasigaye. Noneho cya kirema cyari cyararemaye amaguru ariko amaboko ari mazima, kibwira ya mpumyi ati maze rero shafu dore baradutaye ahasigaye twakwipfira. Kera ndari namugara, nari nzi guhiga, nari nzi no kurasa, none rero ishyira ku bitugu unjyane tujye mwakara agashyamba, wenda ntitwaburamo akanyamaswa tukakabaga tukareba ko twabaho. Impumyi yari ifite amaguru ariko idafite amaso, yikorera cyangwa se iheka icya kirema. Bageze muri ka gashyamba babonye inyamaswa iribwa, niba yari ifumbere, niba yari inzovu, ariko uko bigaragara yari ari nini. Arayirasa abarayishe, amaze kuyica yampumyi imurambika hasi, aragenda arabaga, acana umuriro, yotsa inyama, ararya. Noneho yampumyi biteka itarebaga, ikumva inyama ziri guhumura, ariko cyakirema ndikiye. Impumyi atari ko ndi kumva inyama ziri guhumura, ngaba ndi kumva umeze nk'uri kurya, nje kutari kumva. Ikirema kitari ko abamugaye amaso, namwe si nuko mwabaye. Umunyamwana arapfuye n'umutima, ukumva inyama ntabwo zari zasha, bucece tuje. Arakomeza aririra. Impumyi atari ko wampaye koko, ikirema kiticeceka. Impumyi irarira cyane. Noneho bya bihu byari byaragiye ku maso birajobama, birajenga bivaho. Yampumyi irabona, imaze kubona iti nawe rero ngiye kukwihimuraho. Igihe wokereje inyama ukanyima, shangiye kukwereka ngiye mfite amaguru, none mbonye n'amaso, wowe nda maguru ufite, ngiye kukwereka. Impumyi ifata ibikara, yotsa cya kirema, iratangira gitwika. Ikirema kikazunguza akaguru, kiratabaza naco, kiratabaza uko kiri kuzunguza amaguru, kiri kuyakaraga, kiri gushya, kiragomeza kirayazunguza. Ya mitsi irareguka, yinjiramo amaraso, nayo amaguru nayo agirute ararambuka. Amaze kurambuka, cya kirema yampumyi oya cya kirema kiti none ko nanjye amaguru yanjye arambutse, ko nawe naguha nyoko banga ijo nija, ko nawe naguha nyoko. Noneho cya kirema kibwira yampumyi, yampumyi ibwira cya kirema ati maze rero mbere yuko turwana reka tumaze twumvikana. Iyo utanyima kuri za nyama ntabwo mba narize ngo amaso yanjye ahumuke. Icyatumye ahumuka nuko wanyimye ngarira ngahogora kugeza igihe cy'amaso yanjye ahumuka. None ngewe iyo ndagutwika ngo ayo maguru yakube kugeza igihe imitsi iziyemo amaraso, wagize ngo uhagurutse. Ubu rero dukwiye kubabarirana, kuko nyine inabi wangiriye niyo yabaye amarembo y'amahirwe yanjye, nanjye inabi nakugiriye niyo yabaye amarembo y'amahirwe yawe. Muvandimwe rero undeze amatwi, nawe niko bimeze. Bishobora kuba uyu munsi, bishobora kuba ejo, bishobora kuba ejo bundi. Inabi ugirirwa ukabona ibaye amarembo y'amahirwe yawe. Inabi Yozefu yagiriwe yabaye amarembo y'amahirwe ye ndetse n'ay'umuryango. Niyo mpamvu yabivumbuye kare, yanga kubihimuraho, yanga kubihoreraho, kandi yarabifitiye umwanya, yarabifitiye n'uburenganzira n'uruhushya. Ariko aravuga ati iyo batangirira nabi muhumure, iyo mutangirira nabi simba narakize ndya. Yavumbuye kare rero yuko ushobora kugirirwa nabi
ariko Imana ikabibyaza umusaruro. Bavandimwe, kuvuga byinshi ko kumvwa, niba hari icyagufashije, niba hari ikigomba kugufasha muri ibi bice byombi, Imana aba ariyo ikumurikira ufashwe nayo. Mukomeze mugire ibyishimo byiza bya Pasika.